twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze kuri YouTube channel ya Paruwasi St Vincent Paroti. Turabasuhuriza hano kuri paruwasi yacu ya Gikondo. Ahangaha imbere yacu turi kumwe n'umupapa yatangira atwibwira. Nitwa Idahemuka Tarsis, nkaba perezida wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri Paruwasi St Vincent Paroti ya Gikondo. Bakunzi b'umuryango mugari wa YouTube channel ya Paruwasi St Vincent Paroti Gikondo, ahangaha kuri paruwasi Padiri Mukuru ashoje inama yahuriyemo n'abagize komisiyo y'ubutabera n'amahoro. Twagira ngo utubwire ino nama yari igamije iki muri rusange. Murakoze. Turatangira dushimira Padiri Mukuru mushya wa paruwasi yacu ya Gikondo watwakiriye kugira ngo wumve imikorere n'imikoranire ya komisiyo y'ubutabera n'amahoro n'andi makomisiyo mu butumwa bwa paruwasi, kandi atugira n'inama uburyo inshingano tugomba kuzigeraho, by'umwihariko kwamamaza umuco w'amahoro mu bakristu no mu miryango igize paruwasi. Nizihe ngingo mwaganiriyeho muri make, mwageze kuki? Tuganiriye ku bintu navuga bitatu. Ikintu cya mbere ni intego yo kubaka umuryango ushyitse ugaragaza ubufatanye n'ubwubahane bw'umugore n'umugabo, bigaragazwa n'urugo rw'icyitegererezo. Twaganiriye ku ntego n'intambwe yo kubabarirana bipimirwa ku mbabazi abakristu bagiye bahana bashingiye ku makimbirane babaga bafite. Icya gatatu, twateguraga uburyo twibuka by'umwihariko abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ariko biciwe hano kuri paruwasi. Ikindi ni ukumenyekanisha komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu bakristu kugira ngo dushishikarize buri muntu wese kugira amahoro, kuko niba tuvuga ngo duhana amahoro ya Kristo, tubura urumuri rwa Kristo, nuko buri muntu wese akwiye guhunda amahoro kandi buri muntu atanga icyo afite. Ni ukugira ngo umuco w'amahoro, umuco w'ubworoherane, umuco w'ubufatanye n'ubwubahane tuwusakaze muri paruwasi nk'uko kiliziya ibidukangurira. Maitre, ndumva ingingo mwaganiriyeho ari ingingo ziremereye ariko nanone z'ingenzi mu buzima bwa muntu ndetse n'ubuzima bw'umukristo muri rusange. Mushubije inyuma muri gake, buriya ntiwadusobanurira amavu n'amavuko ya komisiyo ndetse n'inshingano za komisiyo kugira ngo tubashe kubyumva neza? Amavu n'amavuko ya komisiyo y'ubutabera n'amahoro ubundi maze igihe yatangiye irebana na gacaca Kristu nyuma y'amateka atari meza y'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, aho kiliziya yashishikarizaga abakristu kuvugisha ukuri, gusabana imbabazi, kuko murabizi ko iyo ucumuye ujya kure y'Imana. Iyo wicujije ugaruka hafi yayo ariko ntugaruka hahandi wari uri, aho bwira kwiyegereza ukajya mu gishura cyayo. Uyu muco rero warakomeje, hazaho no kugira ngo buri muntu ahabwe ubutabera n'uburenganzira bwe. Hakomeza ubutabera, komisiyo y'ubutabera n'amahoro, ariko bikorera icyo gihe muri komisiyo ya Caritas. Ubu rero yagizwe komisiyo yihariye kubera inshingano n'ibibazo bigaragara mu muryango, kuko ibibazo biri mu bantu, biri mu bakristo, bihera mu muryango. Niyo mpamvu rero icya mbere ubu ngubu ni ugushaka umuryango wuzuye urangwa n'amahoro, kandi iyo amahoro uyafite mu muryango uyakwiza mu bandi. Burya ni kiliziya ntoya, niyo kiliziya ntoya itangirirwa y'urugo rw'umugabo n'umugore, cyangwa se urugo rw'umubyeyi ufite abana ari umwe, cyangwa se umwana urera abandi kandi akabarera gikristo. Maitre, urakoze cyane, ariko nanone muri ino minsi umuryango nk'uko bivuze ngo niyo kiliziya ntoya, turi mu bihe bitoroshye by'iyo kiliziya ntoya aho yugarijwe n'ibibazo byinshi. Divorce rate irimo iragenda izamuka umunsi ku wundi.
wavuga ko ari iki gituma izo divorce ziyongera? ni n'ubuhe butumwa watanga uno munsi nk'umuntu? icyo tureba ni uko umuryango ushingwa ku cyitegererezo cy'umuryango mutagatifu w'i Nazareti. uwo muryango mu isezerano abashyingiranywe bahana ni ukubana nk'uko Yezu yabanye na kiliziya ye, ntibatandukana. kuba rero hatari rya sengesho, kuba hatari kwagusabira hamwe, nk'uko mu kiliziya paruwasi yacu yasabye ko muri buri muryango haba isaha y'umuryango buri mugoroba, abantu nibaganire, abantu bo kwita ku by'isi cyane, urebe mugenzi wawe nk'urora Imana, nk'uwirora. icya kabiri, twibuke za mbabazi. ubu tubaho ku mbabazi z'Imana. buri muntu niba akosheje yibuke kwicuza, yibuke gusaba imbabazi, n'undi yibuke kubabarira nk'uko nawe ababarirwa. icyo rero, iyo ndangagaciro, uko kwemera kwacu, iyo uguciye ku ruhande niho haza kutihanganirana. ubaye utekereza rero uko ugomba kwihanganira mugenzi wawe, uko ugomba kumwubaha, uko mugomba kuzuzanya, ntabwo iyo gatanya yaba. Maître, nanone ni nayo mpamvu twifuje ko mu nyigisho zihabwa abantu bagiye gushyingirwa hazajya habamo n'umwihariko wo kuganira ku muryango utuje, uburenganzira bwa buri wese bukubahirizwa, ariko twese tukaba urumuri rwa Kristo. ntabwo waba urumuri rw'umuntu rero ngo umusige cyangwa gusige. murakoze. Maître, nanone turebye muri gahunda za paruwase, turimo turajya muri yubile ya paruwase ndetse na yubile ya diyoseze. Kw'iyo ngingo hari icyo mwaba mwayiganiriyeho nka komisiyo y'ubutabera n'amahoro? Twayiganiriyeho kuko muri iki gihe ntiwavuga ivugabutumwa, ntiwavuga ubutumwa bwa kiliziya utarora igihe imaze, utarora diyoseze igihe imaze. kuri paruwasi ya Gikondo, kuri paruwasi ya Gikondo na diyoseze, ingamba ni imwe, ni ukwamamaza amahoro. ni uko igihe cya yubile kizagera buri muntu wese ari urumuri nyarwo rwa mugenzi we. twabitekerejeho, twabiganiriyeho, ariko mu bufatanye n'andi makomisiyo ni ukwamamaza amahoro, ni uko buri muntu wese yitegura, ni ubutabera, ariko ni uko buri wese asabwa kuba urumuri. kandi urumuri ni uko buri wese azagenda yibutsa mugenzi we. Murakoze cyane. Reka dushimire abari badukurikiye, tunababwire utarakora subscribe akore subscribe, bakomeze baduhereze ibitekerezo, bashyiremo ayo makomanteri ndetse na video zacu bagende bazisangiza abandi bantu. Maître, turimo turasoza, nagira ngo nimba hari ubutumwa wifuza kugeza ku badukurikiye nk'umuyobozi wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri paruwasi ya Gikondo. Ubutumwa ni ukongera gushimira padiri mukuru watwakiriye, tukaganira, tukungurana inama, kandi akaduha icyerekezo cyiza cy'ubutumwa tugomba guhuriza hamwe. niba buri mukristo aha amahoro mugenzi we, yifuriza undi amahoro ya Kristo, turasaba ko buri mukristo, buri munyarwanda agira amahoro, akagira icyo atanga, kuko ntiyatanga icyo adafite. murakoze. Murakoze cyane, namwe Imana ibahereze umugisha. Bakristo bene data, bavandimwe, mwari mudukurikiye kuri YouTube channel ya Paruwasi Seventh Paroti Gikondo. Nahangaha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi, tunabararikira kugomeza gukurikirana ibiganiro bizakurikira ku minsi zaza. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe.